Ishimwe Vestina yaba yatandukanye n'umugabo we? Ese urugo rw'umuramyi Ishimwe Vestina rwaba rwasenyutse? Yagize ati ndi kuba mu buzima bubi kandi ntabwo nabuhisemo. Umuramyi Vestina yongeye kuvuga ku mibereho arimo avuga ko atari yo yahisemo kandi ko yahuriyemo n'ibigeragezo bitari bikwiye. Yavuze ko yigeze gufata icyemezo kibi cyamugizeho ingaruka ariko ko byose abifata nk'isomo Imana imuha kugira ngo akure. Vestina yatangaje ko yungutse isomo rikomeye ku rwego rw'umutima, yemeza ko nta muntu uzongera kumubeshya cyangwa ngo amwangirize ubuzima ukundi. Yavuze ko ubutaha azabanza kumenya neza uwo bazaba bari gukundana, kumenya umuryango we no kumenya neza imiterere ye mbere y'uko yafata icyemezo y'uko babana. Yashoje avuga ati sinshobora kuzongera gukoreshwa ukundi cyangwa kubabazwa ukundi. Nk'uko bireba iyi niyo message cyangwa ubutumwa yasangije abantu. Yavuze ati today the life I'm living is not the life I choose. I'm living in a bad situation and I don't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever write to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Ati nta mugabo uzongera kumbeshya na rimwe mu buzima, ambeshya kugira ngo ansengere ubuzima. Umugabo nzahitamo ubutaha nzabanza mbashe kumumenya, menye umuryango we, menye buri cyose kuri we. Nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha ukundi. Ishimwe Vestina nimba utamuzi akaba aririmbana na murumuna we Dorcas. Bakaba bakunda kuririmba bitwa Dorcas na Vestina, ariko mu minsi yashize akaba yari yarashatse umugabo. Mu gihe gitoya babanye bakaba bashobora kuba batandukanye. Aya makuru ndetse n'aya mafoto n'ubu butumwa bikaba biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Wakoze kubana nanjye, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi yanjye cyo muri comment. Ntiwibagirwe kandi like na subscribe. Urakoze, ugira ibihe byiza.